Perezida Kagame yahawe umukandara wa shampiyona mu iteramakofi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umukinnyi w'iteramakofi n'umwuga Carlos Tekam wanashinze ishuri nyafurika ry'iteramakofi Kigali, amuha impano y'umukandara w'umwimerere w'umukinnyi wahize abandi champion muri shampiyona y'isi y'iteramakofi. Abazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame neza bazi yuko ubundi umukino wakunda kwisangamo cyane ni umukino wa tenisi, wakunda gukina nyine wa tenisi, rimwe na rimwe nanone akigaragaza ari ku igare, kuko n'ubundi nk'ishampiyona ya UCI imaze igihe ibera muri Kigali niwe usa nkaho yayitangije ari ku igare yigaragaza. Rimwe na rimwe uzanamubona no muri football, anagerageza nanone no kudunda agapira, n'ubundi atera muri paniye, ubwo ni basketball. Ariko ntabwo twari tuzi n'ubundi umukino we wo yisangamo cyangwa se nka kariyeri. Ibi ngibi akaba ari nabyo yaherewe umukandara, ati yahawe umukandara w'umukinnyi wabigize umwuga cyangwa se w'umukinnyi n'ubundi wahize abandi, ngo ni umukandara w'iteramakofi. Akaba yawuhawe n'uyu nguyu uhagarariye iri shuri mpuzamahanga cyangwa se ishuri ry'isi. Iri shuri rikaba ryubatse i Kigali, witwa Carlos Tekam. Ibi ngibi byabaye ku munsi w'ejo, ngo nibwo yahawe umukandara n'ubundi w'umukinnyi ngo wahize abandi. Ndaje mbagezeho inkuru irambuye uburyo Perezida nyakubahwa Paul Kagame ari umukinnyi ukomeye cyane cyangwa se usa nkaho afite kariyeri mu iteramakofi. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho, yewe wibagizaho ndi Ken Chris. Kangusabe wowe waba utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Ni amakuru yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro binyuze mu itangazo ryashyize hanze mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 28/02/2025. Ubutumwa bw'ibiro by'umukuru w'igihugu buragira buti: Perezida Kagame yahuye n'umukinnyi w'iteramakofi wabigize umwuga w'umunyakameruni ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, Carlos Tekam, uherutse gushinga ishuri muri Kigali, nyine mu Rwanda nyine nk'ibisanzwe, binyuze mu muryango wa Carlos Tekam Foundation. Uyu nguyu ngo bakimara guhura akaba ari we Carlos Tekam, ngo ni umunyakameruni w'Umufaransa washinze ishuri rye ry'iteramakofi ariko ku rwego rw'isi. Akaba yarashinze ishami ryaryo mu Rwanda i Kigali. Ngo barahuye mu nama birangira anahaye nyakubahwa Perezida Paul Kagame umukandara w'umukinnyi n'ubundi ngo wabigize umwuga cyangwa se w'umukinnyi wahize abandi, bitewe n'uburyo amwubaha, bitewe n'izina afite. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikomeza bivuga ko muri iki cyumweru umuryango wa Carlos Tekam Foundation wafunguye ishuri Carlos Tekam Boxing Academy i Kigali, rifite intego yo guteza imbere umukino w'iteramakofi muri Afurika. Carlos Tekam kandi yahaye Perezida Kagame impano y'umukandara w'umwimerere w'umukinnyi wegukanye shampiyona y'isi mu iteramakofi WBC World Champion, nko gushimira u Rwanda n'inshingano z'umuryango Carlos Tekam Foundation. Carlos w'imyaka 44 yavukiye mu mujyi wa Douala muri Kameruni. Ibi ngibi bishoboka yuko atari uko Perezida Paul Kagame ashobora kuba akina iri teramakofi, kuko n'ubundi imikino yakunda kugerageza iyo ngiyo turayizi, ni nka tenisi, football, gutwara igare, basket ndetse n'ibindi, ariko bitarimo iteramakofi. Ngo ariko ngo akaba yamuhaye uyu mukandara bitewe n'icyubahiro aho u Rwanda, ndetse n'uko banamuhaye uburenganzira cyangwa se n'aho yubaka iri shuri. Uyu mugabo w'imyaka 44 ari we Carlos Tekam, ngo nicyo gikorwa yakoze ejo, ndetse akaba ari n'inama yahuriyemo na nyakubahwa Paul Kagame. Ibi ngibi ngo bikaba byaratangarijwe muri Village Urugwiro. Muri 2017 yahatanye mu marushanwa ya WBA, IBF na IBO mu bafite ibiro byinshi.
ibiro byinshi heavyweight boxer. Uyu mugabo wamenyekanye cyane kubera guhatana n'abakinnyi bakomeye ku isi nka Anthony Joshua, Joseph Barker n'abandi. Yahagarariye Cameroon mu mikino Olympique ya 2004, amaze gukina imirwano 48, atsinda 40, anganya umwe. Uyu nguyu abifitemo ni nka kariyeri yiwe, ndetse ibingibi arabishoboye cyane, ngo aho yahatanye mu mikino 48 yose ngo akaba yaratsinze 40 ndetse akananganya umukino umwe. Uyu nguyu ndetse kandi ngo aherutse kugaragazwa cyangwa se kuba yaratwaye agahigo ko kuba ngo ari we mukinnyi w'iteramakofi muri uyu mwaka ufite ibiro byinshi kurusha abandi. Iyi mpano ihawe u Rwanda mu gihe no mu kwezi k'Ukwakira u Rwanda ruzakira ibyamamare mu mikino njyarugamba yiganjemo iteramakofi, kickboxing, bazaba bahatanira muri Kigali Arena. Imikino ya kimwe cya kabiri cy'iyo mikino njyarugamba izwi nka PFL iteganyijwe muri ku wa 18 Ukwakira 2025. Perezida Kagame avuga ko guteza imbere siporo ari ugufungurira urubyiruko rwa Afurika amahirwe rukeneye. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Carlos Tekam uherutse gushinga ishuri ry'iteramakofi i Kigali. Ntarasoza ndaza kubagezaho ko inteko y'umuco ngo igiye gutangiza amarushanwa yo gukina igisoro. Uyu mukino n'ubundi uzwiho nko kuba ukinwa n'abasaza gusa, ndetse ahubwo uyu nguyu ukaba uzwiho cyane nko kuba ukundwa n'abazungu nubwo abantu batabizi. Nyamara mu Rwanda abingibi bakaba babifata nk'umukino w'abasaza bari aho ngaho bashaje bageze mu zabukuru, baba babuze icyo bakora cyangwa se baba biriwe mu rugo bakabura icyo bahugiraho, maze bagahurira ahantu bakaba nyine bacanga icyo gisoro, nk'uko ari wo mukino wari ugezweho mu gihe cyabo cya kera. Ubwo rero uyu mukino wararebwe nawo wigwaho, birangira inteko y'umuco ngo ugiye gushyiraho shampiyona cyangwa se ibijyanye n'amarushanwa y'uyu mukino w'igisoro ukundwa n'abasaza gusa, ariko abatoya bakaba batawuzi neza bitewe n'igihe tugezemo. Murabizi ko muri iyi minsi ibintu bigezweho ari iby'imipira y'amaguru, basket, handball, tennis n'indi mipira, ariko uyu mukino w'igisoro ngo ntabwo uzwi cyane. Hari umusore cyangwa se urubyiruko rushobora kukubwira ati aho kugira nkine igisoro bitewe nuko batanakiza, ati nakwikina amakarita cyangwa se n'ibindi. Ariko kuri ubu ngubu u Rwanda rwararebye basanga ari ngombwa ko bashyiraho ngo shampiyona cyangwa se amarushanwa y'uyu mukino w'igisoro, nabyo bigahabwa agaciro kugira ngo hatagira abasigazwa inyuma. Inteko y'umuco yatangaje ko igiye gushaka abafatanyabikorwa bayifasha gutangiza amarushanwa yo gukina igisoro, kubuguza mu rwego rwo gusigasira imikino gakondo y'indangagaciro zirimo. Nk'uko nabibabwiye nyine, iyi ni imikino gakondo, iyi ni imikino yo mu gihe cya kera ariko yo mu Rwanda cyane cyane, ndetse no mu bazungu ngo barayikinaga. Intebe y'inteko y'umuco Ambasaderi Musonera Robert yagaragaje ko ayo marushanwa agamije gukorerwamo ubukangurambaga ku muco gakondo. Ati mu buryo bwo kugarura imikino gakondo yo hambere, inteko y'umuco ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa dushaka kubungabunga binyuze mu marushanwa. Tuzabikora tugamije ubukangurambaga kuko mu kubuguza harimo indangagaciro zitandukanye. Imikino gakondo turagira ngo igarurwe, ihabwe agaciro nk'ako yari ifite hambere. Habimana Celestin washinze ikigo cyitwa Imirishyo ku Kimironko mu mujyi wa Kigali cyigisha bimwe
mu biranga umuco nyarwanda harimo no kubuguza. Yabwiye RBA ko cyigisha abakiri bato uko umuco wo hambere wari ndetse n'icyo byigishaga by'umwihariko kubuguza. Nk'uko nabibabwiye nyine cyangwa se nk'uko tunabibonye muri aya makuru, ubundi uyu mukino wari uw'abantu bakuru, na n'ubu ngubu abantu bakuru b'abasaza nibo bawukunda, ngo ariko uyu nguyu ngo ufite ikigo cyitwa Imirishyo kiba Kimironko ngo yashyizeho ibi ngibi nko gusigasira umuco nyine, nanone nko kwibukiranya imikino yo mu gihe cyahise yo mu myaka ya kera yashize. Ati mpereye mu muryango wanjye abana nabigishije kubuguza ku buryo iyo batari kureba televiziyo babona ikindi bahugiraho. Muri rusange gifasha abantu gutekereza cyane no guhindura imyumvire. Abangaba kandi bagakoresha ubwonko cyane, nanone bakaba bahindura imyumvire. Guhimba imikino rusange gifasha abantu gutekereza cyane no guhimba kuko ni imibare. Ikindi ni uko mu mateka y'igisoro cyafasha abantu gutegura urugamba, zikamenya uko zihagarara kugira ngo zize kurutsinda, ubwo ni ingabo. Ati uburyo rukinwamo ibi ngibi bifasha gukoresha ubwonko cyane. Ikindi kandi ngo warakinnye iki kibuguzo cyane, ngo uri ku rugamba cyangwa se warabaye umusirikare cyangwa se undi muntu wese waba uri ingabo y'igihugu, mu gihe cyo kugaba urugamba uzi gukina igisoro cyane, ibi ngibi ngo byakorohera cyane. Igisoro ni umwe mu mikino gakondo yatangiye kumenyekana mu Rwanda mu mwaka w'1510 ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ni umukino ukinanwa ubuhanga bwinshi hifashishijwe insoro zimeze nk'utubumbe duto bagenda batereka mu twobo twabugenewe. Ni umukino w'amateka agaragaza ko na Ruganzu Ndoli yawukinnye kuko hirya no hino mu bihugu hari ibimenyetso byamwitiriwe, nko ku bitare bya Mpushi muri Kamonyi ahari igisoro, ikibumbiro, amajanja y'imbwa ye n'intebe yicaragaho. Uyu mugabo Ruganzu Ndoli wa kabiri, uyu nguyu ngo yakundaga gukina ikibuguzo cyane, dore ko ngo no ku Kamonyi ngo hariyo ngo ibibumbano byamurangaga nk'ikirenge cyiwe, ikibumbiro ndetse n'iki gisoro nyine n'ubundi kiri ku ibuye. Muri 2019 nabwo ikigo cyitwa Umutsakura cyateguye amarushanwa yo gukina igisoro, ariko yari ateguwe na nyir'icyo kigo ku giti cye, ntiyagera mu gihugu hose. Ngayo amakuru nari nabateguriye, ngo aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo bundi ngo yahawe umukandara w'umukinnyi waheze abandi mu iteramakofi, awuhabwa na nyir'iki kigo mu Rwanda witwa Carlos Tekam. Nanone mbagezaho amakuru y'uko umukino w'igisoro ngo ugiye n'ubundi kugarurwa mu muco, ndetse hakanategurwa n'amarushanwa ashingiye nyine ku mukino w'igisoro. Nk'ibisanzwe rimenya byose ica kuvumbuza isho, njyewe ndi Ken Chris. Kankwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe, kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure, kandi kure ahashoboka. Ni inkunga ikomeye cyane. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.